umupasiteri angwisha mu cyaha kuko yankoresheje ibintu tutapanze mwabikoze wari wasinziriye narindi maso nyine urabyumva narabyumvishe ko nta mbaraga kandi nta nubwo nari kugira icyo nkora kuko niyo nsakuza twari gutukisha izina ry'Imana nabwirije mu giterane mbwirije buragorobye nihanishije abantu nari kugwisha abadiyakoni ku rusengero nyine hanyije murabikora murabikora biraryoshye utakubona ndi guseka ngo munyite nkozi yantera inda none se urumva Yesu yari kunkoza isoni hari uruhare nabigizemo se uragira ngo nari kubwira abantu ngo ni pasiteri yego Yesu bari kumaraya wowe n'ubundi nibyo byawe nahanyereye ndihuma ntibajya babimbwira si ngo akaba yicwende nikoga ngo niyo koze nigashira umuntu ntazagira unkura mu mavuta yararyamye nyine akora ibyo akora aragenda ajya mu gitanda cye none se nabyemeye ari uko mbishaka nabikubajije ngiye ko nagiye kuvuga ubutumwa nagiye gusambana kwe kujya utavugije induru vuze induru siki ndakubwayo ntabwo nari gutukisha izina ry'Imana kuko hari ibintu uvuga hari n'ibyo utavuga n'ubu nubwo mbivuze ntimuzi ngo ninde ntimuzi ngo wari kumva atangiye gushyiramo igitsina cye ukahita uvuza induru vuze induru se yiki nagombaga kureka mapfaje ku ngufu none se ubwo sinari kuba nditukishije nagombaga kureka agashirira ririki nese ntiyari yarigize yari yarigize abona ko ndi ikiyiko arandisha nyine waramuretse arakora none se ubwo urumva nari gukora uyu bari kumutesha nawe ukamuvanishamo nabi umva mperuka umugabo kera mperuka umugabo kera umva mperuka cyokoze rimwe nigeze kujya ahantu nagiye kuvuga ubutumwa ahantu ndi umuvugabutumwa ntibabizi si imidugudu ya ADEPR yo mu gihugu cy'u Rwanda niri hanze mu Rwanda aho ntageze ni hake nagiye ku mudugudu umwe ntavuze ahari bikari wakabi yes mumeze mute abadukurikiranye kuri Bikari TV show amahoro y'Imana bane namwe aho uherereye hose mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara z'isi Imana guha umugisha rero wowe wakoze subscribe tunagushimira wowe dusharinga muba bake ariko mukaba ab'ingenzi uyu nguyu ni umukozi w'Imana uyu nguyu ni umuvugabutumwa ese kuki abantu bagumye kugerageza Uwiteka kuki bagumye kugerageza Imana urumva bakajya mu rusengero bagiye gusenga natwe turavuze ati umubyeyi agiye gusenga cyangwa se mushiki wacu agiye gusenga bagiye ku mubibi umva hano baravuze ngo ni umupasiteri ngo wamugushije mu cyaha abanyarwanda uwo mupasiteri agomba kukugusha mu cyaha gute tujye twumvikana usibye ko bigirangana bakaba bashobora kuvuga ngo gutya na gutya umuntu akugusha mu cyaha udashaka uri umumama uri umuntu mukuru nawe ni umuntu mukuru ngo ariko ngo umupasiteri yangoshije mu cyaha ngo sigaye nga nyine ubwo ngaho yavuze ati arandongora nyine ariko ngo nanga gutukisha izina ry'Imana ni hehe utaritukishije tuje tubwizanye ukuri ni he ataritukishije ubwo se nibwo yayihaye icyubahiro nk'umuntu wagiye gusenga agahura n'iyo ngozi y'ibibi ngo ni umupasiteri bakajya mu buriri bagasambana kandi noneho babikorera no mu nzu y'Imana mu rusengero tujye tuvugisha ukuri ibi bintu ntaza ngabivuga mukavuga ngo mugatangira kwitereshwa amakomenti mutukana muvuga ngo ariko ni ibintu bibabaje uri umukozi w'Imana uri umushumba uri pastor ufite intama hariya wiriwe wihanisha abantu nawe murangije ibyo mubamo muhise mujya kwiherera byandi mwabihanishije murabikoze uzaba uragize ntama pastor umuvuga butumwa uzavugira izihe ntama niki uzavugira tubona yuko wowe uri kwishora mu byaha wowe n'umupasiteri mwandyarya mwiyita abakozi b'Imana niyo mpamvu njya mabwira iki kintu nyamara mujye mwicara munyumve neza mu ntega amatwi kuko nshobora kuba
nk'ikikoryi ariko amagambo amvamo afite akamaro kuri wowe. Nuko ngo uyu ni umumama wagiye gusenga yihanisha abantu. Amaze kwihanisha abantu, we n'umupasiteri birirwanye ngo amujyana mu cyumba amugwisha mu cyaha, aramusambanya muri make. Wowe ibyo bintu nk'umuntu ukurikiranye kino kiganiro, uyu ni umuntu mukuru, pasiteri niwe wamujyanye mu rusengero, niwe wamuvanye yari ahubwo we yari afite ibimurimo, ariyo mpamvu nawe yumvishije uko bimeze agira ute, aravuga ati ntagerekane itangireho ku bintu byanjye. Ngo ngaho nyumvire, niwe pasiteri yaramukuye n'akagenda, ni gute atarabishaka? None umva yanze no gutabaza ngo adatukishe izina ry'Imana, nibwo barihesheje icyubahiro, nibwo izina ry'Imana ryabonye icyubahiro. Abakozi bayo bari kujya kuyikoreraho ibintu bibi. Tujye twumvikana, please tujye twumvikana. Ibi bintu ndabivuga mukanyita umusazi, mukantera amabuye, ariko ibi bintu ntabwo bari byo. Umukozi w'Imana kera, mu byakera, umukozi w'Imana yabaga ari umukozi w'Imana utandukanye n'abandi bantu, nguko umusirikari aba atandukanye n'abaturage, kandi nawe ni umuturage, ariko iyo ari muri ya mwambaro, umusirikare aba atandukanye n'undi muturage. N'umukozi w'Imana kera yabaga ari mu mwambaro w'amavuta, atandukanye nako n'uwo muntu, kuko yabaga, sibyo, icyo gihe yabaga ari intumwa y'Imana. Ubwo icyo gihe yahitaga yambara umwambaro w'ubutumwa. Icyo gihe yahitaga yambara umwambaro w'ubutumwa, akaba intumwa ya rubanda. None uyu nguyu we barakuruye, barashika nk'abashikanura mu mugozi, bajyana mu nzu y'urusengero. Urumva ko babikoreye ku rusengero, afite pasiteri naho kuryama. Bamaze gukora ibibi byabo, gusambana, nibwo bahise bagira ute, pasiteri yahise ajya kuruhuka araryama. Ngo ngahibaze, ayo masengesho usengera umuntu azagera ku Mana? Tujye tuvuga ayo masengesho usengera umwana w'umuntu, ni gute azagera ku Mana? Tujye tuvuga ayo masengesho unsengeye azagera ku Mana, cyangwa nzagumya nyine nyagumemo ngume muri bya byaha? Kuko n'uwansengeye nawe ntakijijwe. Mbere yo gusengera umuntu manza wakizwa. Umunyarwanda aciye umugani neza ngo mbere yo guhumura ijisho ry'umuntu manza wahumura iryawe urebe ko niryo rireba neza. Kandi baravuga ati mbere yuko ukiza mugenzi wawe ivunja manza wikiza iriri mu nono ryawe, kuko naryo ndirikoroheye uraja kungiza iryanjye. Tujye tuvugisha ukuri, by the way, tujye tuvugisha ukuri, kubera yuko hari abantu babona ibi bintu bakabica ku ruhande, kandi ni ukuri hari abantu bayoberamo. Nguyu arabivuze, ejo itorero rizamuhamagara ngo nidusengera, azajya harahimbaze ngo rerererere ngo katika rina. Tuvugishe ukuri, inshuti bavandimwe, bwoko bw'Imana, inshuti z'umusaraba. Aya masengesho namwe mbese mwebwe mumbabare mubishire muri comment, abo turi bujyane, abo ari byumve nguko nanjye ndaba mbyumva. Ese ayo masengesho afite agaciro ku Mana yiriwemo, cyangwa umunsi we wapfuye ubusa? Nabyo mubimbwire muri comment. Umunsi wapfuye ubusa, umunsi yiriweyo wapfuye ubusa. Ndimugatinya kuvuga, ndimugatinya kuvuga, mujye mabwiza ukuri.
ntimugatinye kuvuga, mujye mutubwiza ukuri kuko ikiriho kiravugwa. Nanjye simbitinye ndaje ndabivuga. Nanjye simbitinye ndaje ndabivuga. Rero nawe were gutinya kuko aba ni abana b'abantu barimo kutujyanira umubiri wacu, nibo bari kutujyanira, bakajya gucumuza, bakajya kudutangamo ibitambo ngo bagiye gusenga. Bakaza bakajya gutanga ibitambo ngo bagiye gusenga. Ababyumva nganjye munyandikira muri comment kibi bintu bigomba gusubirwamo, bigomba gucikwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kidashaka injiji, kidashaka abanyabyaha. Ngaba bantu kukiri buyo itajya bakurikirana. Nguyarinze yavuga ni n'umumama mwiza, muramureba video ndayishira aho ngaho, sibyo? Ni n'umumama mwiza rwose. Video ndayishiraho niyo ndabanzaho. Inshuti z'umusaraba bwoko bw'Imana, mwihanganira ibi bigeragezo. Buri wese asengera ku giti cye, ndakagira umuntu ukoresha ngazaza kugusengera. Ndi hakagira umuntu ukubesha ngazaza kugusengera. Azaza kugusengera we katisengeye imbere yuko aza kugusengera. Ariko ni gute azaza kugusengera nawe atisengeye? Murasetsa. Mbere yuko agusengera namanze nawe yisengere. Nawe ayo mavuta y'Imana arayashaka. Kuko ni umunyabyaha nawe afite ibyaha. Kandi nawe muri we arashaka gukizwa. Nawe muri we arashaka gukizwa, akava mu bibi akajya mu byiza, kugira ngo nawe Imana imwakire. Ubwo ndakeka mwabyumvishije. Rero munyamene dusoza ikiganiro. Twarabwiye ko tugiye kujya dukora ubuganiro buto iminota 15 kugira ngo ibintu bije bigenda neza, mubashe kumva ubutumwa. Icyambere nuko dukora ikiganiro gitoya ariko urukumvamo ubutumwa ushaka guba wakumva. Yes, kora subscribe inshuti z'Imana bwoko bw'Imana, inshuti z'umusaraba. Ndabakunda kandi nge nibikare eke kavamanga cyuma cy'indege. Nababwiye yuko nkunda abamama nyabuneka, ndakagira untera amabuye kuko umumama ni agaciro kuri ngewe. Burya ngewe mfitanye igihango n'umubyeyi wanjye, bamfitanye igihango n'abagore muri rusange. Ubwo niyo mpamvu sinyampema kuvuga ko kando aka kavamanga cyuma cy'indege mwana wa mama. Kora subscribe rero unajye no kuri TikTok yacu ni Bikari TV show na Bikari mwana wa mama. Izo ni TikTok ngoresha. Rero tuzajya tubagezaho amakuru agiye atandukanye y'ibivugwa hanze, cyane cyane abangaba batubesha ngo ni abakozi b'Imana bafite izindi nzira banyuramo. Abo bo tuzajya tuyabagezaho nta kidukanga, nta na kimwe kizajya kiburamo kugira ngo tujye tubabwira. Rero wowe wadukunze, sharing ikiganiro cacu kigere ku bantu benshi. Nawe turabizi yuko tuzabikora mwanga, ariko Uwiteka arabizi ko ibyo bintu bizacamo, kandi ko muzadukunda. Kuko nunyanga uzajya kuri toilette unsangeyo urye. Rero cyiza nkunde hakiri kare unyimenyereze. Nkunde hakiri kare unyimenyereze, kubera yuko nubwo ngo ntago nzareba ibiganiro bizagenda byurira. Unyisanga Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, byose uzajya unsangaho bampostinze mu ntuza zanyu bagize ute. Ubwo rero mwese bazajya bagira ute bansanga. Rero kora subscribe wowe utarayikora, kandi turabakunda. Ciao.